ngwino ngwe microphone basi wacecetse we sha warezwe nabe kabisa ahantu uzabona icyana gito kigira ngo uzamenye ko nta mafaranga yo bagira ibintu byagurukira ndi yangiye wiga Riviera reka abandi ni jamais wowe ngo ndi yangiye ako mukore cyane bari mukore cyane abana bize neza nabonye ababyeyi b'iki gihe baharaye utuntu two guherekeza abana babo ku ishuri ngo mu anniversaire abandi bana bakabaririmbira bakabadukeke Kimirongo wa kabiri narinze ndangiza ntazi igihe bavukiye umuntu yavuga ngo afite anniversaire ngo ese babibwiwe nande ngo numvishije yabejo nta fact nimwe afite show isigaye izamo n'abana Montana bitese bite mwana na papa we muri show angana gutya ngewe ntabwo navaga iwacu wa cyane na fanta na winaze cyaza abana b'iki gihe mani mubayeho neza bakugurira ibintu uri guseka tweyo twashakaga biscuit twarariraga genda uyimuzanira ceceke zibaho ngaho bagiye kwizana wowe ukurerwa gikomando. Ladies and gentlemen, put your hands together for Nepo Museni. Amashimwe cyane kuri Nepo Museni. Experience teacher knowledge. Hani Kigali iyo ukoze impanuka ukomereka cyane bitewe n'ahantu yikoreye. Iyo ukoreye impanuka i Kanombe uhita ujya kwivuriza mu mahanga. Iyo ibaze ko iyo ukoreye impanuka mu Migina bakuvurira muri Rogi. Iyo ukoreye impanuka i Nyamirambo mu Biryogo ukababara kugira ngo utarira bakugurira capati n'ibishyimbo bya senkana. Sasa iyo ukoreye impanuka hafi ya Kigali Boss Babes, ahantu Kigali Boss Babes bari ugapfa, ibaze ko umurambo we bawukuro bawukoreka makiyaje. Abasirikare Queen bagira imyumvire ya danger. Mu Rwanda Shaddy niwe muntu wenyine wagiye kurya igitoki abura ibirungo bitukuza ahita gitera amahini. Ariko iwacu natwe dufite abasirikare Queen. Ariko abasirikare Queen biwacu niba ari ukwirya cyane ibaze ko abasirikare Queen biwacu banywa amata y'ikivuguto bahoze. Kigali Boss Babes bari abakecuru nako bari abakobwa bayigize. Abasirikare Queen biwacu abahani Kigali umusaba icyongereza akakubwira ngo hello guys. Ariko ibaza ko umusirikare Queen wacu akubwira ngo ehe akakubwira ngo biri mu cyongereza. Noneho Shaddy ndi inshuti ye bya hatari. Ndi inshuti ya Shaddy kurusha na Medisa. Wow. Shaddy buri afite umwana w'umukobwa mukuru w'umupolisi. Ariko uwo mwana wa Shaddy yagufashe uhita uvuga ko ari umwana w'umusirikare Queen koko. Mu Rwanda niwe mupolisi wenyine ugufata akakurekura ukarangije guca inzara. Noneho ibibaza kubaza ibaza ko ikibazo cya mbere aba yagufasha uri umushoferi w'umugabo, ariko ibaza kubaza niba ufite ishakoshi. Karabutoni kibonke jewe Nepo Museni na Karabutoni na Rusine twigize kujyana ahantu muri restaurant, twemeza ko noneho tugiye kwa Ruzamiranje inyama n'umuceri. Bahera kuri Rusine barangije bagiye kumuzanira bamuzanira agaceri gake n'ibinyama bibiri binini. Nanjye bangezeho banzanira agaceri gake n'ikinyama kimwe kinini. Bageze kuri Kiboke bamuzanira umuceri mwinshi n'akanyama kamwe gato. Kiboke araburana gute iki ni ikimenyane, abandi mubazaniye ibinyama binini.
ako nkibaza kiboke yagira ngo bamuzanire ikinyama adafite. Arega buriya umwana yica akanyoni bangana. Thank you. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga